Hari umukunzi w'inzu y'ibitabo wasabye igitabo cyitwa The Art of Money Getting. Iki gitabo kirimo amategeko yagufasha koroherwa no gutunga amafaranga. Ndakeka abantu benshi barahita bashaka kumva ayo mategeko ashobora gufasha umuntu koroherwa no gutunga amafaranga. Muri make ni amategeko 10 y'amafaranga. Amategeko 10 y'amafaranga. The Art of Money Getting ni igitabo kigerageza gusobanura roho y'amafaranga. Muri make ni amategeko 10 aranga roho y'amafaranga. Ni amategeko yagufasha gukurikirwa n'amafaranga kurusha uko wowe uyakurikira. Abantu benshi bagorwa no gukurikira amafaranga, ariko noneho kino gitabo kirakwereka inzira cyangwa se kirakwereka roho y'amafaranga ku buryo bw'amafaranga kugira ngo uyakurikire wowe wituriza ugakora iby'amategeko bisabwa yakagukurikira. Uriko bastari chapitre nziza cyane. Ari abantu bazi ururimi rw'amafaranga. Ku buryo barenze kuyakurikira ahubwo amafaranga akaba ariyo abakurikira agahora bashakisha. Kino gitabo ni cya kera cyane cyagiye hanze mu mwaka wa 1880 cyandikwa na Taylor Barnum. Ni umunyamerika wari umucuruzi kabombo, nyiri Barnum and Bailey Circus. Yanyuze kuri iyi suhere ku itariki 5 Nyakanga mu mwaka wa 1810 kugeza ku itariki 7 Mata mu mwaka wa 1890. Kino gitabo The Art of Money Getting cyangwa se Golden Rules for Making Money ni nk'amategeko umuntu yakwita ya zahabu yo gukorera amafaranga. Kigerageza gusobanura ubugeni bw'amafaranga. Ni igitabo cya kera nyine cyo mu kinyejana cya 19 ariko cyuzuyemo amasomo atajya saza yafasha abantu kumenya ururimi rw'amafaranga mu biragano byose by'ubuzima. Muri make ni amategeko yafasha abantu kumenya uko bitwara ku mafaranga. Ikintu cyose ushaka gutsindira urabanza ukakigira inshuti. Iyo umaze kukigira inshuti umenya n'uburyo ukitwaraho kugira ngo utazagihemukira kikakwanga. Impamvu amafaranga kwanga nuko utayagize inshuti. Iyo utayagize inshuti rero ukayahemukira arakwanga akigendera agasanga bayakunze. Nyeka ko ari nkacyo yashatse gusobanura. Amafaranga ntabwo ari kure yaho rwose. Amafaranga niba uyashaka yakunde kugira ngo agukunde. Ugomba nyine kumenya uko yitwaraho kubera ko nuyahemukira azakwanga yisangire aba yitwaraho neza. Niyo mpamvu hari abantu bajya bavuga ko n'amafaranga ari spiritual mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuvuga iyo yakunze nayo aragukunda, iyo yakundiye nayo aragukundira. Bivuze ko niba uyashaka ntuyabone ukajya uhora uri ku mugogoro wayo. Nuvuga kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 uhora n'ibibazo by'amafaranga. Nari ngo namara n'amezi 2 wumva utuje nta kibazo. Buri gihe uhora ibibazo wagutungura no kwambera avuga ati dike kibazo ufite amafaranga. Kwa kabiri amafaranga. Nuvuga umwaka ukarinda ushira iminsi 360 na yose yashize ufite ibibazo by'amafaranga. Nari ngo namara icyumweru nta kibazo cy'amafaranga ufite. Bivuze ko amafaranga ntabwo ari inshuti yawe. Iki gitabo rero ni wowe kireba cyane kurusha n'abandi kubera ko kigerageza gusobanura imico amafaranga akunda. Imico 10 amafaranga akunda. Iyo mico niba utayifite niyo mpamvu nyine uhorana ibibazo by'amafaranga. Abo amafaranga asanga bose biterwa n'uburyo bayitwaraho. Tugiye kurebera hamwe rero iyo mico cyangwa se ingeso cyangwa imyitwarire 10, amategeko 10 atuma hari abantu amafaranga akurikira akagumana nabo, abandi akabanyuraho igihe gito agahita yongera akagenda. Hakaba n'abahunga uvuga njye noneho yarampunze, nta nubwo anyuraho ngo agende ahubwo yarahunze, yaromonganye, yaratorongeye. Barabara amafaranga ageraho akanahaguma agatuza rwose, ukabona ibintu bye byose amafaranga yaramuhiriye pe, amugeraho. Mwese muhemberwa rimwe ukwezi kukarangira muri kurira mwese, ariko we atuje rwose ari kubaguriza. Wowe bizagenda gute? Wowe bizagenda gute? Amugeraho amafaranga atuza, ariko we yakugeraho ukayamara n'icyumweru kimwe bikabirangiye. Hakaba undi noneho umunsi umwe babirangiye agahita ahunga. Hari imico rero y'amafaranga. Amafaranga nayo akunda guteta. Muri make ngo akunda amaboko meza, niko umwanditsi avuga. Kuri bamwe rero ari bo bafite amaboko meza y'amafaranga,
amafaranga agumana nabo, araza yagera muri ya maboko meza akanagumana nayo, abandi bikanga. Rero hari imico rero amafaranga akunda, abo bantu bavugwaho kugira amaboko meza yayo bahuriyeho. Iyo mico se wowe wayizi? Twebwe mwaretse tukayiga tukareba iyo mico amafaranga akunda, tukareba ko twayiga natwe tukayinjiza mu buzima bwacu. Nubwo inyandiko zivuguruzanya, ariko hari abavuga ko ubutunzi bw'isi ugenekereje bungana na tiriyoni 1,500 z'amadolari. Abatuye isi bakaba bangana na biliyoni 8 zirenga. Sinzi niba wenda iyi mibare yabigabanyijwe neza, ariko twese tugabanya ubutunzi bw'isi, twese tukavuga tuti isi twese twayisanzeho, twaje twambaye ubusa. Nubwo uri umukire wa mbere ku isi ntabwo wabivukanye, bivuze ko hari amafaranga yanjye ushobora kuba unafite, kuko isi twese Imana yayiduhaye mu buryo bungana. Nta kintu wari undushije uvuka, nanjye nta kintu nari nkurushije mvuka. Reka duture tugabane. Abantu bagakora imyivumbagatanyo, bagahaguruka rwose bakavuga bati iyi ni revolisiyo, abakire mushyire hasi dutuze tugabane, ntabwo mwabivukanye ntitwabivukanye, isi twese ni iyacu, tugomba kugabanya tukanganya. Imitungo y'isi mushyire hasi tugabane, isi yose igahaguruka. Na bamwe mu bakire bakabishyigikira bakavuga bati wa mugani, kugira ngo tubeho mu buzima bumeze nka paradizo, reka dushyire hasi imitungo yacu twese, buri wese ahwanye na mugenzi w'ubushobozi. Iyi mibare rero ingana n'imitungo y'isi n'abantu bayiriho, tukagabana, buri wese agafata uruhare rwe. Bivugwa ko buri muntu muri biliyoni 8 zituye isi, buri muntu byibuze yaba afite miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse ko hari n'abavuga ko ubutunzi bw'isi bungana na tiriyoni 500, ubwo ngenda nifashe iriya mibare ya mbere. Ubwo bigabanyijwe byaba ari 1/2, buri wese ubwo yaba afite miliyoni 100. Buri muntu wese agasigara afite miliyoni 100, cyangwa se miliyoni 200 nk'uko nabivugaga haruguru. Hakaba n'inyandiko ariko zivuga ko ari tiriyoni 70 z'amadolari y'amanyamerika. Ubwo tugabanyije buri wese yaba afite nka miliyoni 10. Nyine byaterwa nuko ubushakashatsi bwabigaragaje bw'ubutunzi bw'isi muri rusange. Tura tukagabana, byo bita tura tugabane. Nuba byaba izo miliyoni 10, byaba izo miliyoni 100, zaba izo miliyoni 200, buri wese akaba ari yafite. Nta muntu urusha undi amafaranga, twese noneho turanganye. Baba bavuguruzanya baba batavuguruzanya, ukwiriye kumenya ko 1/2 cy'umutungo wose w'isi cyihariwe n'umuntu umwe ku ijana gusa. Bivuze ko 99% bagabana ibisigaye, bagabana 1/2 cy'umutungo w'isi. Ikintu rero gitangaje kuri iyi ngingo, impamvu nari nyigarutseho, ni uko ugabanyije abantu ubu butunzi bwose, buri wese agafata umugabane we, nyuma y'umwaka umwe cyangwa 2, n'ubundi bwa butunzi bwaba bwasubiye mu maboko ya wa wundi 1%. Bo twese tuba turagabanye, buri wese afashe miliyoni 200 nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3. Babandi bari abakire ba mbere ku isi bakongera bakaba abakire ba mbere ku isi, n'abandi bari abakene ba nyuma ku isi bakongera bakaba abakene ba nyuma ku isi. Nuva byahita byongera bigasubira neza neza mu ishusho imeze nk'uko tujya kugabana byari bimeze. Ubwo gihe yise wako buri myaka 3 tugabana. Ibyo rero biterwa n'iki? Impamvu nuko umukire ikintu kimukiza ni imyitwarire ituma kira kurushaho. Umukene ikintu gituma kena ni imyitwarire ituma kena kurushaho. Umwe afite amaboko meza ku mafaranga, undi amafaranga aramuhunga. Umwanditsi w'iki gitabo rero agerageza gusobanura ingingo zituma umukire wo mu myaka 200 ishize, nyine birumvikana, umugaruye uyu munsi yakongera agakira. Umuntu wakize mu myaka 200 wanapfuye wanigendeye, umugaruye none nta kintu na kimwe afite, yazana akadukorana agahita akira. Ufashe umukire w'uyu munsi ukamwambura buri kimwe cyose afite, nyuma y'imyaka 5 yaba yarazanzamutse, yarongeye agatunganirwa. Ariko ni umukire wabikoreye, ufite ya myitwarire, wumva rwa rurimi rw'amafaranga
ufite ya maboko meza. Icyo baturusha ni iki rero? Ikintu baturusha ni ukumenya ururimi rw'amafaranga, ni ukumenya imico amafaranga akunda. Iyo mico niyo yatunaniye, niyo mpamvu tutayatunga ngo dukundire. Kubera ko iyo mico bisaba nyine kuyiga, ukayumva, ukayisubiramo kugeza ubwo ikugiye mu maraso. Kubera ko iyo ikugiye mu maraso, amafaranga urayatunga bigakunda. Iyo mico rero niyo iri muri iki gitabo. Imyinshi muri iyo mico cyangwa se ayo mategeko murasanga ari ibintu bisanzwe duhora twiga, ariko ikitunanira ni ukubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe umuco wa mbere cyangwa se itegeko rya mbere ry'amafaranga. Itegeko rya mbere ry'amafaranga ni ukubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza. Twinaniwe se, si byatunaniye benshi? Kubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza, iryo niryo tegeko rya mbere, niwo muco wa mbere amafaranga akunda. Bariya bitwa ko bafite amaboko meza y'amafaranga, nicyo kintu baturusha, kubaho ubuzima buri munsi y'ibyo binjiza. Ariko twebwe uko twinjiza niko turushaho kubaho ubuzima bwisumbuye. Imodoka uhita uhindura, reka niba hiyongereho miliyoni zingahe, imodoka urahita uhindura, inzu wakodesha urahita uyivamo. Abakire rero nicyo kintu baturusha. Niba ibyo utakaza ari byinshi kurusha ibyo winjiza, biragoye kuzigera utera agatambwe mu iterambere. Umuco wa mbere rero amafaranga akunda ni ukubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza. Ni byiza kumenya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Abantu benshi rero bagura n'ibintu badakeneye, akagura ikintu kuko gusa ngo agishaka, ariko mu by'ukuri ntabwo yasesenguye impamvu itumye agishaka, ntabwo agikeneye. Muri make abantu benshi usanga batunze ibikoresho batajya bakoresha, ugasanga ugura bonoma ariko ntujya ureba televiziyo, kandi buri kwezi urayishyura. Urugero ni ukuvuga urimo uragura ikintu udakeneye, na televiziyo ntuyikeneye deje, ahubwo uhora uri kuvuga nzabona umwanya ryari wo kuyireba. Nuva waguze ikintu udakeneye. Ni urugero nari nanze. Amaso y'abandi akenshi niyo atwangiza, ugatakaza udufaranga tudahagije wari ufite, ukatugura ibintu udakeneye, uri gushaka kwemeza abantu batagukunze kandi nawe udakunze. Amafaranga rero ntabwo ashobora kuba inshuti yawe mu gihe ugifite imyumvire yo kubaho ubuzima burenze ibyo winjiza. Gukorera amafaranga ni kimwe, ariko kuyarinda ni ikindi cy'umwihariko kuri yo. Inzira iganisha abantu ku iterambere rero iri mu muryango wo gutakaza bike kuruta ibyo winjiza. Iryo ni itegeko rya mbere ry'amafaranga. Reka tujye ku itegeko rya kabiri, ntabwo mbatindira. Itegeko rya kabiri ry'amafaranga: gumana ubuzima buzira umuze. Niyo tegeko rya kabiri. Niba abakire bose ikintu cyitwa ubuzima buzira umuze bacyitaho, ariyemeza rwose, n'ayakoreye agakuramo make agashora ku buzima bwe. Ayo wakorera yose nta cyaba kumariye mu gihe udafite ubuzima buzira umuze. Nunashobora kubona amafaranga, icyo kintu rwose uzacyita icyita rusange muri rusange, kubera ko ubuzima buzira umuze nibwo buguha amafaranga. Byaba bibabaje ubona amafaranga wahawe no kuba ufite ubuzima buzira umuze ntushore mu buzima buzira umuze. Bimeze ngo gukura ahantu ariko utongera ngo usubizeyo kugira ngo hazongere haguhe. Bimeze ngo gushaka guhora usarura ariko utabiba. Biba rero mu buzima buzira umuze. Ntabwo ushaka gukorera neza amafaranga mu gihe urwana n'ubuzima. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga, abantu bibagirwa kubaho no kwita ku buzima buzira umuze, bikarangira yandi bakoreye bongeye kuyakoresha bashaka kugarura ubuzima bitagishobotse. Abantu benshi rero bagira gusongera ko ubukire bwabo butakibasha kubanezeza kubera ko amagara yabo abatabibemerera, cyangwa se bakagira gusongera ko ubukire bwabo bugiye kurindimuka kubera ko baba bagiye kubukoresha bivuza. Ukagera ku bukire bwose wifuje mu buzima ariko ugapfa wivuza. Ubukire n'ubundi bukongera bugasubira kuguhunga kubera gusa utitaye ku buzima buzira umuze. Amafaranga rero ngo akunda abantu bafite ubuzima buzira umuze. Amafaranga ngo azirana n'abarwayi. Niba ari ikintu amafaranga azira ni uburwayi. Umurwayi amafaranga aramuzira, ntaba ashaka kumusanga. Amafaranga azirana n'ikintu cyitwa uburwayi. Iyo abonye urwaye ariruka, ntaba ashaka no kukwegera. Iteka ryose uzareba iyo urwaye amafaranga arahunga akigendera. Uzabirebe. Iyo urwaye amafaranga ntumenya ahantu anyuze. Ubutunzi bw'isi bwose waba ufite iyo urwaye ntumenya ahantu buciye. Azirana n'uburwayi rero. Iteka ryose iyo ushyize
uburozi mu mubiri wawe, nimvuga uburozi wumve ibintu wenda byangiza umubiri, amafaranga ahita atangira kuguhunga. Uzabirebe abantu benshi iyo basinze amafaranga ahita atangira kubahunga, arirukanka avuga ati wadukuye mu mufuka tukigendera ko tubona nawe utariho, uriho utariho. Amafaranga azirana n'uburozi mu mubiri rero, azirana n'uburwayi, azirana n'uburozi. Ashyiramo rimwe, yamara gushyiramo amacupa 2-3, amafaranga agahita amera amababa agashaka gusohoka mu mufuka. Nawe yari yarabikiye minerivare z'abana agahita ashaka kuyakuramo. Harimo n'abahita bajya kuri banki bakagaba bakagira bati n'urugero. Ni ikintu rero kigaragaza ko amafaranga ntago akunda umuntu udafite ubuzima buzira umuze, ntago akunda umuntu waganjwe n'uburozi mu mubiri. Amafaranga ashaka ahantu hari ubuzima, ahantu hari ubuzima rwose arahahunahuna, arahaguma, ahatari ubuzima akahahunga. Iryo rero ni itegeko rya 2 ry'amafaranga. Itegeko rya 3 ry'amafaranga: hitamo akazi ukunda, ntabwo uzigera uvunika. Muri make, umuhamagaro, ikintu cyitwa umuhamagaro ni ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'amategeko y'amafaranga. Iteka ryose amafaranga akunda abantu bakora ibyo bakunda. Iyo ukora ibyo ukunda urabinoza, amafaranga akurikira akazi kanoze. Ni formule yoroshye cyane. Iyo ukora ibyo ukunda ugira ute? Urabinoza, kandi amafaranga akurikira iki? Akazi kanoze. Iryo ni itegeko rya 3. Reka tujye ku itegeko rya 4 ry'amafaranga: irinde ideni. Fata ideni nk'umuriro wotsa kandi cyane. Abayahudi icyo kintu nicyo kintu bigishaga abacuruzi babo kuva kera na mbere ya Yezu. Itegeko riruta yandi mu bijyanye no gukira mu Bayahudi ni uko ideni ari umuriro utwika. Umuriro rero utwika ntabwo ubusanga, ahubwo urawuhunga. Ideni ngo ni ikintu kibi cyane, kizira kikazererezwa mu bintu bijyanye n'ururimi rw'amafaranga, cyane cyane ideni ryo kugura ibintu bidakenewe. Ko hari umuntu ushobora no kuzamurwa n'ideni, nabyo birashoboka. Ariko noneho n'umuntu ufata ideni kandi atanazi n'ururimi rw'amafaranga, atazi roho y'amafaranga, ubundi kirazira kikazirizwa gufata ideni utaramara kuba master, intyoza mu kumenya ururimi rw'amafaranga. Muri biriya bintu byose twagiye tureba n'ibindi tugiye kureba, iyo wamaze kubimetriza nibwo ushobora gufata ideni rikakugira umumaro. Ariko mu gihe nawe uzi kugihuzagurika, kandi noneho abantu benshi bafata amadeni ni bariya bahuzagurika mu bijyanye n'ururimi rw'amafaranga. Abantu babaye ba master b'amafaranga ntabwo ashobora gufata ideni, kubera ko azi imico ikurura amafaranga. Uriya udafite imico ikurura amafaranga, udafite amaboko meza ku mafaranga, niwe waka ideni, noneho agasarira rimwe na rizima rero, kubera ko aramugera mu ntoki yongera ahita amuhunga. Usanga amaze imyaka 10 arwana n'ideni cyangwa 20 arwana n'ideni. Iryo rero ni itegeko rihe rya 4. Ideni rikugira umucakara. Amafaranga ni meza iyo abaye umugaragu wawe akagukorera, kuruta uko yaba umutware wawe ukayakorera. Ideni rero rituma uhinduka umucakara w'amafaranga. Itegeko rya 5 ry'amafaranga: amafaranga akunda umuntu wigenga. Icyo kirumvikana, twacyumvikanaho twese rwose. Shakisha uburyo bwose niba bishoboka nta muntu wishingikirizaho ku bijyanye n'amafaranga. Nubwo wagira umuntu wishingikirizaho, jya ubikora no gutekereza uburyo nawe wakwigenga ku mafaranga, kubera ko nibwo buryo bwo kuba umutware w'amafaranga. Kubera ko amafaranga ntakunda abantu batigenga, ntakunda abantu batigenga. Niyo mpamvu iteka ryose bakubwira ko kwikorera biguhindura umukire. Biguhindura umukire kugerageza, nubwo waba uri gukorera abandi ariko ukajya unatekereza uburyo nawe wakwikorera. Ni gute nanjye natera imbere nkava kuri level imwe nkajya ku yindi? Kubera ko kwikorera bituma wigenga ku bintu bijyanye n'amafaranga, ubu umutware wayo. Kandi amafaranga iyo ubaye umutware wayo arakubaha akaganduka rwose. Iyo ubaye umucakara wayo akongeraho uburimiro. Mu gihe utarigenga rero biragoye kuzaba umutsinzi mu buzima. Ntukizerere mu mahirwe cyangwa se umurage runaka. Amafaranga ntakunda bizerera mu mahirwe, akunda bizerera mu kuyakorera. Niyo mpamvu ufasha amafaranga abantu bafite ukagabanya buri muntu wese uri ku isi mu buryo bungana, mu gihe gito rwose babandi bari abakire, amafaranga yahita yongera akabagarukira, kubera ko ururimi rwayo bararuzi n'uburyo bayitwaraho
barabizi, ntabwo bizera mu mahirwe, bizera mu kuyakorera bakayitwaraho neza. Abakire n'ubundi bakomeza gukora ibintu bikomeza gutuma bakira, mu gihe abakene bakomeza gukora ibintu bituma barushaho gukena. Iryo ni itegeko rya 5. Reka tujye ku itegeko rya 6. Iga agaciro k'amafaranga cyane cyane muri business. Aho kuguza igishoro cy'umurengera ngo utangire business nini, wahera ku dufaranga twawe twakuvunnye, uza agaciro katwo ugatangira business ntoyi. Kubera ko ideni hari igihe riguhuma amaso, kubera ko ari amafaranga menshi, ntabwo yakuvunnye, ntabwo yaha agaciro nk'amafaranga wakobokeye. Amafaranga ubonye y'inguzanyo ntabwo yaha agaciro nk'udufaranga wakobokeye. Niyo mpamvu akenshi iyo uhawe inguzanyo haba hari ibyago byinshi byo gushya. Ukanazirikana ko mbere yo gushora ugomba gukora ku buryo uba ufite ubushobozi bwabishoramo inshuro 2. Muri make niba ushaka gushora miliyoni 1, ugomba kuba ufite 2. Ugashora 1 ariko hari indi iri hariya. Niba ushaka gushora miliyoni 100, ugomba kuba ufite miliyoni 200 byibura. Nibyo bakubwira ngo niba udashoboye kugishoramo 2, yaba byiza ubanje kwitonda ukabanza ukagwiza yagishoramo inshuro 2. Ni nko kugura, burya niba udashoboye kukigura inshuro 2 ntukwiriye kugitunga. Niba ushaka kugura imodoka miliyoni 5, making sure yuko ufite miliyoni 10. Niba ushaka kugura imodoka miliyoni 100, making sure ko ufite miliyoni 200. Niba ushaka kugura moto ya miliyoni 2, uba ugomba kuba ufite miliyoni 4. Niba utashoboye kukigura inshuro 2 ntukwiriye kugitunga. Niba ushaka kugura isaha y'500, ugomba kuba ufite byibuze miliyoni. Niba ushaka kugura telefone ya miliyoni, ugomba kuba ufite byibuze miliyoni 2. Niba udashoboye kukigura inshuro 2, ntabwo burya uba unakwiriye kugitunga. Niyo mpamvu amafaranga ubonye wavunitse atindana nawe, akanagwira kurusha ayo wabonye utavunitse. Utazi agaciro k'amafaranga rero birangira amunyuze mu myanya y'intoki. Ikindi umwanditsi agarukaho ni ukwitondera kuva muri business imwe ugahita wirukira mu yindi. Ni byiza kuguma muri business imwe, ahubwo ukayiryoshya kurushaho kuruta guhindagura. Reka tujye ku itegeko rya 7 nkuko rigarukaho muri iki gitabo. Amafaranga ntabwo akunda ibihuha. Mu bijyanye n'amafaranga irinda ibihuha. Ibihuha nibyo bituma ujya muri business udasobanukiwe neza, nibyo bituma ujya kubetinga, nibyo bituma ujya kugura ibyo udakeneye, nibyo bituma bagutuburira kubera ibihuha abantu bahora bavuga. Ibihuha bizirana n'amafaranga. Turimo turajyana. Abantu bavuga ngo hariya ngo niho biri gukora, rero ngo no genda wikorera ubushakashatsi. Niba utazi ubushakashatsi wikoreye, wikwiriye kubijyamo. Kuko amafaranga zirarikira ikintu cy'ibihuha. Abatubuzi bose batuburira umuntu kubera ibihuha. Araza kubwira ati umva hano yashyiramo avamo kandi azayikubye. Cyangwa niko bigenda. Nuko umutubuzi wese afite ikintu cy'igihuha. Amafaranga rero kubijyanye n'amategeko y'amafaranga irinda ibihuha, kubera ko yumvisha ibihuha ufite amafaranga araguruka. Amafaranga araguruka. Abashaka kukuvaho kubera ko azirana n'ibihuha. Amafaranga ashaka abantu batuje. Nabyo bakubwira bati niba ukibona amafaranga ugasara, ubona miliyoni ugasara, igihugu ukakimarisha ibirenge, ubona miliyoni 10 ukiruka, miliyoni 100 noneho bakagusanga Zanzibar uri mutembagara n'urugero. Wabona miliyoni 500 noneho isi yose gashaka kurara ibimenye. Niba ukiyabona ugasara ugasamara, bahita banakubwira ko ufite urugendo rurerure rwo kuyabona, rwo kuyakorera cyangwa rwo kuyatunga, kubera ko amafaranga azirana n'amagambo, azirana n'ibihuha. Azirana n'ibihuha. Niba ikintu utagisobanukiwe neza, irinde kugishyiramo amafaranga yawe. Itegeko rya 8 ry'amafaranga ni ukwamamaza. Amafaranga akunda kwibonekeza nayo. Akunda nyine ubustar. Ntabwo ari ukuyamamaza y'ubwayo, ahubwo ni ukwamamaza ibiyaturukamo. Niba ariko navuga muri make, akunda ubwamamare, akunda ko ava mu bintu nabyo byamamaye. Niba ariko navuga, niba ushaka amafaranga agukurikira, menyekanisha ibiyaturukamo. Nibyane ngunda kubwira ngo umuntu utinya kwamamaza atekereza ko ari uguta amafaranga, ameze nk'umuntu uhagarika urushinge rw'isaha agira ngo ari gukerereza iki igihe. Ntabwo ari ikibazo cy'ibyo ukora, ahubwo rero ni ikibazo cy'abazi ibyo ukora. Kutamamaza rero ibikorwa byawe ni ukutamenya roho y'amafaranga. Abantu barekura amafaranga yabo ku bintu bihora mu maso yabo no mu matwi yabo. Muhanga yabivuze neza ko mwene muntu agura ku nshuro ya 6
nyuma yo gusoma ibijyanye n'igicuruzwa. Kandi iyo amaze kugura rimwe biba birangiye ko iyo kimunyuze azahora agura ubudahagarara. Ku nshuro ya mbere abantu ntabwo babona igicuruzwa, urakimwereka ariko ntabwo akibona, arigendera, ntuzacike intege. Ku nshuro ya kabiri arakibona ariko ntasome ibyo ari byo, nabwo ntuzacike intege. Ku nshuro ya gatatu urakimwereka noneho agasoma akigendera, nabwo ntuzacike intege. Ku nshuro ya kane urakimwereka noneho akareba igiciro cyangwa se akabaza igiciro ariko ntagura akigendera, nabwo ntuzacike intege. Ku nshuro ya gatanu urakimwereka akagenda akabiganiriza umugore we, kubera ko umugore niwe utuma umugabo agura. Hanyuma ku nshuro ya gatandatu noneho ntabwo wirirwa wigora kubera ko agarukana n'umugore baje kugura. Ubwo batanze urugero ku mugabo. Kandi iyo baguze bwa mbere menya ko batsindiye. Ku nshuro ya karindwi, ya munani, ya cyenda, ya cumi, kugeza igihe utazi, bazahora baza kugura upfa kuba ufite ibintu byiza. Muri make ntuzigere urambirwa kwereka umukiriya igicuruzwa, byibuze kimwereka inshuro 6 unanirwe ku ya karindwi. Kuva ku nshuro ya gatandatu tumenya ko umukiriya ushaka ko wamutsindiye niba wamweretse igicuruzwa neza. Itegeko rya 9 ry'amafaranga: amafaranga aha amahoro, inyangamugayo, agasaza inkundamugayo. Iyo ushaka amafaranga guha amahoro kandi akagumana nawe, yashakana ubunyangamugayo, kubera ko nuyashakana ikintu kitarimo ubunyangamugayo azagusaza. Ushobora kwibwira ko wungutse amafaranga runaka mu bintu bitarimo ubunyangamugayo, ariko ayo mafaranga gukoraho mu buryo uzi cyangwa nawe utazi, ubwayo arakwisarishiriza. Ntumenye ibintu yashyizemo biguteza ibyago bikomeye. Niko bigera, amafaranga ufashe mu buryo butarimo ubunyangamugayo, niyo agiye kukuvaho akuvaho ajya mu bintu bikwica, mu bintu bigushyira mu kaga. Ntumenye ukuntu bigenze, nuko kamere y'ubuzima ibigena. Wibeshya ko utuburiye umuntu, umwibyaya, umugavuyaya, umukozi ibi, ariko ayo mafaranga ujyanye ntabwo umenya ahantu uri buyanyuze. Urayagura ibintu bikwica. Ntumenya ahantu umutima uva. Ariko iyo yinjiza mu buryo bw'umumaro n'umutima wo kuyagura ibintu bikugirira umumaro, uraza. Niko bimeze. Gerageza ubinyangamugayo ku kintu cyitwa amafaranga niba ushaka amahoro kuri yo. Kandi noneho niba ari ikintu gihemuza abantu, ni amafaranga. Amafaranga rero winjije mu buryo butarimo ubunyangamugayo ntabwo aguha amahoro, ahubwo aragusaza. Niyo mpamvu roho y'amafaranga, kugira ngo aguha amahoro, atuzanye nawe, gerageza urya yawe, atari ayawe uyihorera. Ntabwo ari ayawe, kuko ayo ngayo ushaka gukomeza gufata nayo atari ayawe aragusaza. Niko biri bugende. Ntumenye igihe uzasarira, ariko byagera kose uzasara, azagusaza byose bikunze. Nuko itegeko rya kamere ribigena. Ntabwo umenya ibintu uzakora by'ubusazi kandi byatewe n'aya mafaranga. Igihe utubaze rero, ry'utwawe waruhiye wakoreye, tuguha amahoro, witurize ubuzima bukomeza. Iyo ni itegeko rya 9. Reka dusoreze ku itegeko rya 10: nezeza abantu. Muri make ubaka abantu, nabo bazakubaka. Niba ushaka amafaranga agumana nawe, ubaka abantu, nezeza abantu. Ntabwo uzamenya igihe amafaranga yaziye, kubera ko amafaranga ari hehe? Ari mu bantu. N'ubundi akuva hajya he? Mu bantu. Iyo unezeza abantu rero, abavaho nawe akuzaho. Ibintu byoroshye. Roho y'ubucuruzi iri mu kunezeza abantu, abantu nabo bakakubaka. Hano rero kunezeza abantu kubera ko abantu nibo bakubaka. Roho y'ubucuruzi iri mu kunezeza abantu, abantu bakakubaka. Kunezeza abantu rero bihera no ku bakozi bawe. Burya nezeza abakozi bawe. Kizakubwira kunezeza abakozi nuko bazajya babona umukiriya nkaho ari we boss, kurusha nuko bakubona ko ari wowe boss. Mu ncamake, kino gitabo kigaragaza amategeko 10 amafaranga yemera cyangwa se amafaranga yubaha. Kubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza, kwita ku buzima buzira umuze, kora ibyo ukunda, irinda amadeni aho bishoboka hose, reka amafaranga agukoreraho kugukoresha, shaka uko wigenga ku bijyanye n'amafaranga. Muri make, shaka ukuntu nyine ureka kuba umucakara w'amafaranga, hagacira amafaranga kandi ukunde bizinesi, irinda ibihuha, amamaza, binyangamugayo, nezeza abantu, nabo bazakubaka. Ayo niyo mategeko 10 y'amafaranga. Ni irihe tegeko rigushimishije? Duhurire hasi mu bitekerezo.
kandi nizere ko kino kiganiro kibashimishije. Amafaranga nayo ashaka ahantu heza ho guturiza, ugomba rero nawe kuba witeguye ko amafaranga nakugeraho azakubona nk'aho ari mu rugo, kurusha uko akugeraho akabona ni gasozi, akakugeraho yongera yambuka yigendera. Iyo rero ni imico ikurura amafaranga, ni imico amafaranga akurikira. Iyo amafaranga rero ageze muri iyo mico aratuza rwose, agashikama, akakunezeza, akaguha amahoro. Nyemera nkubwire ni shalom, tuzasubira mu biganiro by'ubutaha.